ibihe byiza kuri mwese abakunzi ba Sports Journalism Galaxy TV. Aka kanya rero mbazaniye za ndani zose niki cyishe nyuma yo guhagarikwa k'umukino ikipe ya Rayon Sport yari yatsinzwe muri ikipe ya Bugesera FC ibitego 2-0. Tugiye kwifashisha highlight, twifashishe inguni zose z'ikibuga, twifashishe ikintu cyose gishoboka kugira ngo umuntu wese utarebye match cyangwa se n'uwayirebye nasobanukirwe abone impamvu nyamukuru yatumye uno mukino usubikwa, dore ko ari umukino waruhatse runini kugira ngo werekane umuntu warukwiye kuba yatwara igikombe cya shampiyona. Ni umukino kuba Rayon Sport yari yatakaje byari bisobanuye neza yuko ikipe ya PFC yari ifite guhita ifatira igahita yegukana igikombe cya shampiyona, ndetse no kuba Rayon ari kuba yatsinda uno mukino yari kubisigaranya amakipe yoroshye, byari kuba byoroshye ko yari kuzatwara ino shampiyona no mwaka. Rero Bugesera mbere na mbere yabanje ko yatsinda igitego, Bugesera yatsinda igitego cya mbere, igice cya mbere kirangira ari igitego 1-0. Rero ibintu byaje kudogera ubwo umusifuzi yaje kuba yatanga penalty ku ruhande rw'ikipe ya Bugesera FC, kandi harashize akanya gato bari bafashe uwitwa Biramahire Abedi Christophe muri ruga rw'amahina rwa Bugesera. Umusifuzi akanza ko nta penalty yabaye. Nyuma y'amasegonda make rero cyane nibwo umupira wese uzamuka hakaza guhita haboneka penalty ku ruhande rw'ikipe ya Bugesera FC. Iyi match rero yaje no gusubikwa. Impamvu yasubitsweyo nayibabwiye, ndaza no kwigarukaho neza cyane, gusa ndakubwira ko ni match yasubitswe bikiri ibitego 2-0 bwa Rayon Sport 2 by'ikipe ya Bugesera FC. Bakwibaza ngo rero byaje kugenda gute kugira ngo match ize gusubikwa mbere yuko twanariza highlight. Match yasubitswe kubera ko ubwo igitego cya kabiri cyajagamo mbere na mbere byatangiye ubwo Bugesera byatangiye ubwo Bugesera abonaga penalty, mabona umufana urimo atera amabuye, umufana urimo yigaragaza nabi cyane, umufana urimo yerekana indangagaciro zitari za Kinyarwanda, ibintu tutazi muri no football y'u Rwanda, n'umufana wari urimo abikora. Gusa si byo gushimira n'ubundi, nubwo wenda Rayon Sport twavuga ko aribwe cyangwa se nubwo byaba ari igihuha, ariko si ibintu twashimira, si ibintu byo kwishima kuba twabona muri shampiyona y'u Rwanda harimo abafana bakimeze kuriya, abafana bakigaragambye aho batera amabuye mu kibuga bashaka gutera amabuye abasifuzi. Ibi bintu ntabwo bikwiye mu gihugu cyacu rwose, kandi ibintu bitari biherutse, ibintu byaherukaga mu myaka ya kera. Rero kubona umuntu muzima ashaka gutera amabuye umusifuzi kandi azi ko amabuye akomeretse nta kandi kazo ko gutera amabuye mu kibuga, yego umujinya kuko biravuna, ariko uba ugomba kumenya ko uri umuntu kandi ukamenya ko ushaka gutera amabuye ari umuntu. Mamono n'umudefansire wa Rayon Omar Nyinge nawe yashaka gukubita umusifuzi, kandi ni amakosa ahanwa na FIFA ndetse na CAF, agahanwa na Ferwafa ushaka gusagara umusifuzi. Nubwo baje kuba rwose bafata umukinnyi bakamwihererana, ariko nibisobanuye ko atarashatse kuba yasagara umusifuzi. Rero ndaje tugarura amashusho inyuma neza cyane kugira ngo ibintu bigaragare neza. Ni ikipe ya Rayon Sport buretse ino affaire ivemo, urabona ahangana Muhire Keve barimo bafata Omar Nyinge we na Abedi bamubuza kuba yashaka kurwana n'umusifuzi, kandi abona ko umusifuzi we yasa nkaho yari yamuretse kugira ngo arebe icyo akora. Dore ko n'umuzamu yarabanje kuvamo akava mu kibuga umwanya munini, yari yanze ko bamutera ino penalty. Ariko ni ibintu bidashimishije cyane kubona ikipe nka Rayon Sport, ikipe yakwiye kubikombe itsindwa ibitego 2 na Bugesera, kandi ikipe barashoye amafaranga menshi, barangiza bakumva ko umwanzuro iyi ni penalty nziza yatewe n'uwitwa Omar Aba, agahita arusha ibitego witwa Forunganye, aho yahise agira ibitego 14 muri ino sezo. Rero icyo nari nshatse kuvuga ni uko ikipe ya Rayon Sport ukuntu yigaragambije ntabwo ari ibintu bikwiye muri ino shampiyona yacu rwose. Reba abafana ba Rayon Sport ukuntu batangiye, ibintu batangiye gutera mu kibuga, muramubona reba uriya mufana ubu ngubu uteye ikintu kimeze nk'ibiye mu kibuga, mushatse gusagara polisi, urabona polisi bafashe indembo, bafashe inkoni. Reba no polisi uzamutse ku mufana, umufana wamucitse arazamutse agiye agana hakurya, ariko n'ubundi biragaragara ko isura ye yagaragaye rwose. Igitego cya mbere cya Bugesera, igitego cyiza cyane, ni agapira keza yateye rwose, uwitwa Ruhinda Faruku Sentongo araza aragatera neza cyane. Rero impamvu ntagaruka ku mpamvu ya nyamukuru yatumye n'umukino usubikwa, nuko ntacyari imizindi highlight kandi nshaka kuza kuyivuga muri mureba highlight neza cyane kugira ngo ubashe gusobanukirwa impamvu nyamukuru yo gusubikwa kuri no mukino.
ikindi gitego cya Bugesera twavuga ko ari na cyiza urebye ahantu match umupira wavuye kare uburyo bahanahanye ni ikerekana ko Bugesera irimo ikina nk'ikipe nta gahunda yo kwiharira ifite dore highlight yerekanye garemo neza cyane reba baravuye ku ruhande batera icyo bita nka centre ahangaye byo shoka ari kwitsindira yanacenze bwa mbere shoka ari kwitera atanga pass nawe yanga gutsinda kuko ingiye ya na penalty ubu nawe ya Bugesera yakwiye ko yari guhabwa penalty akakanya ariko si twabyitaho cyane urabibona neza cyane ko Bugesera ari mu gitego cya mbere kandi ubona ko ari ikipe itoje iminsi bari bamaze mu mwiherero ntago iyo minsi yapfuye ubusa ku buryo twavuga ko Kamarade rwose yakoze akazi ke nk'uko bikwiye kugira ngo abashe kuba yakura amanota ku ikipe ya Rayon Sport dore ko ari ikipe amakipe menshi mu Rwanda agiye gukina nayo aba yifuza ko yayikuraho amanota 3 ndetse gitego nabwiraga umupira watevuye kuri kufratiwe na Adama Bagayogo umupira ufatwa na Bedi Abeda cenga umuntu wa mbere Abedi wamukura penalty iragaragara ariko umusifuzi arayanga Bugesera isanga ikoze counter attack ariko n'ubundi umusifuzi twanamurenganya kuko byagakiri inyuma cyane ikura counter attack Bugesera batanga umupira ku mpande umupira agenda neza cyane umusore wa Bugesera wirukankana atanga passe amukubita k'inyuma umudefense wa Rayon ndabona ari Serumogo Aroma n'abandi kureba neza cyane abamukure penalty birangira iyi kipe ibonye penalty ikipe ya Bugesera FC ibonye penalty tavuzwe rumwe n'abantu na benshi dore ko nubwo yaba ari na penalty ku na Rayon Sport yaribwe penalty bihita biteza imvururu mu kibuga ubona ko ibintu bitishimiwe n'abariyo ibintu bitishimiwe n'abakinyi bariyo abafana bo bayisibana bigaragaza nayo batamabiye mu kibuga abariyo urabona ko abakinyi bose bari kwirukanka inyuma y'umusifuzi Ngabonziza Pacifique ibintu bitagaragaraga neza ariko nyine iyo match arangiye iba yarangiye rero ngibi byaje guteza imvuru mu kibuga abakinyi bamwe banga kuva mu kibuga birangiye basuye mu Rwambariro biza gutuma komiseri w'umukino afata umwanzuro wo gusubika ino match byagataraganya kubera zino mvuru zari zibaye ku kibuga kandi mu gihugu cy'u Rwanda ubu turabizi ko habaye imyigaragambyo cyangwa se imvururu nta kundi bigomba kugenda igikorwa cyabaye kigomba gusubikwa kugira ngo polisi ikora akazi kayo abakoze amakosa aganisha kuri izo mvururu bahamwe dore ko uko byagenda kose ntabwo haraza kuramo abafatwa bakaza guhanwa kandi by'intangarugero kuko usu umuco twakora muri shampiyona yacu ikindi gihugu cy'amahoro ni igihugu cyituze ni igihugu buri wese agomba kwishyira kizana rero nta muntu yemerewe kubangamira undi bitewe n'imyizerere cyangwa se n'imyemerere ye icyo utemeye ubwo ushaka uburyo ukishyiramo kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza cyane bakunzi ba sport journalism Galaxy TV niba yishimiye ubusesenguzi twagukoreye kora subscribe ubu tubane muri video zindi zitaha ciao ciao hasta la vista ndagukunda cyane.